Ese ashimwe bene data, ndabasuje mu izina rya Yesu. Imana y'amahoro ikomeze ibane namwe aho muherereye hose mu mpande enye z'isi. Imana ikomeze ibiteho kandi bagirire neza, ibahe amahoro itanga. Tugeze mu mwanya mwiza wo kuba imbere y'Imana, tugiye gutangira dusenga. Data, mu izina rya Yesu turagushimye, turaguhimbaje, dushimye kubana natwe ukaturinda. Icyubahiro ni icyawe. Duciye bugufi, shyirwa hejuru, tweze tuboneze rwose, dukure umugayo wose watugaragayeho. Kimara kutubabarira, turakwinginze kugira ngo usubane natwe muri uyu mwanya wo kuririmba, utwemerere indirimbo ikubera umubavu uhumura neza, kandi utwemerere umwanya uw'umugisha n'ubimfabusa. Icyo twanze ni ukora kwa Satani n'ingabo ze, mu izina rya Yesu. Dutumiye Mwuka Wera kugira ngo azabane natwe, atubere umuyobozi muri byose, ntabe ari twe, ahubwo izina ryawe rishyirwe hejuru ubu n'iteka ryose. Amen. Tugiye gukomeza turirimba indirimbo ya 21 mu ndirimbo z'agakiza. Nimuze turebe imbere, dutegereze igitondo, twiringire Imana yacu, nizakora imirimo izirukana Satani, izategeka isi yose, tuzanesha nidusaba, kuko Imana igitwumvira. Tuzanesha nidusaba, kuko Imana igitwumvira. Dore impanda ziravuze, muze twese dukanguke, kuko Imana yacu ishaka yuko twese tubabera. Buri muntu mu itorero aba uwejejwe muri ryo, nshuti reka kwiganyira, urahabwa imbaraga nshya. Nshuti reka kwiganyira, urahabwa imbaraga nshya. Muririmbire Uhoraho, Yesu ari hamwe natwe ubu, tuneshe ibigerageza kubw'imbaraga za Yesu. Nimuze tumukorere, tumuhe ubutunzi bwacu, ndetse ubwenge n'umutima, bikorere Umwami Yesu. Ndetse ubwenge n'umutima, bikorere Umwami Yesu. Kandi abantu benshi cyane ntibazi inzira y'ijuru, babohewe mu maboko ya wa mugome Satani. Muze twese tubashake, tubasangishe umukiza, niducogore gusenga kugeza ubwo Yesu azaza. Niducogore gusenga kugeza ubwo Yesu azaza. Amena. Umuririmbyi aratubwiye ngo nimuze turebe imbere, dutegereze igitondo, twiringire Imana yacu nizakora imirimo izirukana Satani, izategeka isi yose,
tuzanesha nidusaba, kuko Imana igitwumvira. Imana itugirire neza. Bene data, nimuze turebe imbere, nimuze dutegereze twihanganye, dutegereze ubwo Kristo azaza kutureba, dutegereze dukora ibyiza, dutegereze twihanganye, kubera ko azatugirira neza. Ngo twiringire Imana yacu, ngo nizakora imirimo. Bene data, nimureke twiringire Imana yacu, nimureke dutumbire Imana yacu, kuko nizakora imirimo. Imana niyo ijya ihindura amateka, Imana niyo ijya ivuga bikaba, yategeka bigakomera. Imana niyo ikinga ntihagire ukingura, yakingura ntihagire ukinga. Nimureke tuyiringire mbere na mbere, tuhashyire Imana mbere na mbere. Imana tuyiyoboze inzira mu rugendo rwacu, ntabwo tuzakorwa n'isoni. Nasomye ijambo ry'Imana rirambwira ngo wiringire Imana, wiringire Imana yawe n'umutima wawe wose n'ubwenge bwawe bwose, ngo kwishingikiriza ku buhanga bwawe. Bene data, nimureke twiringire Imana, twe kwishingikiriza ku buhanga bwacu, twe kwishingikiriza ku byo dutunze, twe kwishingikiriza ku cyubahiro, twe kwishingikiriza ku kazi. Nimureke twiringire Imana, kuko nizakora imirimo. Niyo ishobora guhindura ibintu, niyo ishobora gutegeka ku buzima bw'umuntu bukagira icyerekezo kizima. Imana izirukana Satani. Imana nituyiringira, Imana nituyigira iya mbere, Imana nituyoboza inzira, izirukana Satani aduhunge. Imana itugirire neza, ngo izategeka isi yose. Imana niyo mutegetsi w'isi yose, niyo mwami w'abami, niyo ikwiye kubahwa, niyo ikwiye gupfukamirwa. Naho abandi bami bose, abo ngabo bazavaho, bazahindurwa, bazapfa, ariko Imana yacu ntabwo igipfa. Niwe mutegeka w'isi, rero izategeka isi. Icyo ishaka ko kiba nicyo kizaba, kubera ko niyo itegeka byose, niyo mugenga wa byose. Imana itugirire neza, ngo tuzanesha nidusaba, kuko Imana igitwumvira. Bene data, nidusaba Imana tuzanesha. Ntabwo ibigeragezo bizatunesha, ntabwo Satani izatunesha, ntabwo ibibazo bizatunesha. Nidusaba tuzanesha, kuko Imana yacu igitwumvira. Bene data, iyo dusabye Imana iratwumvira. Icyo dusabwa ni ukwizera, tugakiranuka, tukirinda icyaha n'igisa nacyo. Ubundi twarangiza tukizera Imana, iduha kunesha kandi ikaduha imbaraga. Imana itugirire neza. Ngo dore impanda ziravuze, ngo muze twese tukanguke, ngo kuko Imana yacu ishaka yuko twese tubabera. Imana itugirire neza. Bene data, ni impanda nyinshi zigenda zivuga, zigenda zitumenyesha ibigiye kuba, zigenda zitumenyesha uko umuntu agomba kwitwara. Bene data, nimureke dukanguke, kuko impanda ziri kuvuga. Nimureke dukanguke, dukora ibyiza. Ngo Imana yacu ishaka ko tubabera, Imana yacu ishaka ko dukiranuka, Imana yacu ishaka ko tuva mu bibi. Imana itugirire neza. Mwene data unkurikiranye, ndagira ngo nkwinginge kugira ngo nawe niba wumvishe ubu butumwa, kanguka, reka ubunebwe, ukomeze ube imbere y'Imana, ukora ibyiza, ukora ibyo Imana ishaka, ukiranuka, ngo kuko Imana yacu ishaka ko tubabera. Imana itugirire neza. Mwene data, niba wumvishe, ndagira ngo aya mahirwe ntuyapfushe ubusa. Ni ukuri, gendera mu murongo muzima, ukora ibyo Imana ishaka, kubera ko muri iyi si turi abashyitsi. Muri iyi si ntabwo tuzayihoramo, muri iyi si turi mu rugendo. Mwene data, ndakwinginga kugira ngo ukore ibyo Imana ishaka, kandi nukurikira Imana neza, ntabwo uzakorwa n'isoni. Ngo buri muntu mu itorero ngo abe uwejejwe muri ryo. Imana itugirire neza. Mwene data, aho waba usengera hose, aho waba uteranira hose, Imana ishaka ko aho ngaho uri uba uwejejwe. Imana ishaka ko aho uri ukiranuka. Imana ishaka ko aho uri wera imbuto nziza. Imana ishaka ko aho ngaho uri gusengera wagira ingeso nziza. Imana itugirire neza. Ba uwejejwe rero mu itorero urimo, ba uwejejwe aho usengera, ba uwejejwe mu mugendana, ba uwejejwe mu mukorana. Aho uri, aho ariho hose, ba uwejejwe, kuko Imana ishaka ko tubabera. Imana itugirire neza. Ngo nshuti, reka kwiganyira, ngo urahabwa imbaraga nshya. Mwene data, reka kwiganyira, kuko Imana yacu irashoboye, Imana yacu irakora. Iyo uyiringiye ntabwo wakorwa n'isoni. Reka kwiganyira,
kubera ko Imana iri kumwe nawe. Imana itugirire neza. Ngo muririmbire ihoraho, ngo Yesu ari hamwe natwe ubu, ngo tuneshe ibigerageza ngo kubw'imbaraga za Yesu. Bene data, nimwiringire Imana kuko Yesu yatwohereje, kuko nimwiringire Imana kuko Imana yatwohereje Yesu kugira ngo ajye abana natwe uko bwije n'uko bukeye. Tuzajya tunesha ibitugerageza, tuzajya tunesha uburwayi, tuzajya tunesha ibitujyana kure, ibishaka kutwihebesha tuzajya tubinesha kuko turi kumwe na Yesu. Yesu ari kumwe natwe. Imana itugirire neza. Yesu ni inshuti nziza, Yesu ni umujyanama mwiza, ari kumwe natwe, adufasha kunesha ibi byose bishaka kuduca intege. Ngo nimuze tumukorere, ngo tumuhe ubutunzi bwacu, ngo ndetse ubwenge n'umutima bikorere umwami Yesu. Bene data, ndakwinginga aho nkurikiranye, korera umwami Yesu, mukorere, umuhe ubutunzi bwawe ndetse ubwenge n'umutima bikorere Yesu. Ukorere Yesu ubikuye ku mutima, ukorere Yesu utamuryarya, ukorere Yesu ukiranuka, nawe ntabwo uzakorwa n'isoni, azabana nawe agufashe kurwanya ibigeragezo. Imana itugirire neza. Mwene data, korera Yesu uko ushoboye kose. Abantu benshi baba bafite impano zitandukanye. Ushobora kutakorera Yesu ubwiriza, ariko ukamukorera usura abarwayi, usura abababaye, usura imfubyi n'abapfakazi, wirinda kwiyandurisha iby'iyi si. Nuko ni ugukorera Yesu. Ukorera Yesu ukiranuka, ubwira abantu ibya Yesu, ubwira abantu Yesu ko akiza, ubwira abantu Yesu ko atanga amahoro, ubwira abantu ko muri Yesu harimo byose, kandi ubwira abantu ko Yesu ari we nzira n'ukuri n'ubugingo, ngo ntawe uzajya kwa Data atamujyanye. Imana itugirire neza. Mwene data, ndakwinginga kugira ngo igihe ufite ugikoreshe neza. Ukorere Yesu, ubwenge n'umutima n'ubutunzi bwawe nibukorere Yesu. Ibyo Yesu yaguhaye bikoreshe kumukorera kugira ngo azaguhe n'iherezo ryiza. Imana itugirire neza. Nimureke rero dukorere Yesu. Gukorera Yesu nta gihombo kirimo, nubikora neza uzabibona. Imana itugirire neza. Mwene data, korera Yesu uko ushoboye, genda uko imbaraga zawe zingana. Ubwire abantu ibya Yesu, ubwire abantu Yesu ko aruhura. Imana itugirire neza. Ngo kandi abantu benshi cyane ngo ntibazi inzira y'ijuru, ngo babohewe muri ya maboko ya wa mugome Satani. Ngo muze twese tubashake, tubasangishe umukiza, ngo ntiducogore gusenga ngo kugeza ubwo Yesu azaza. Imana itugirire neza. Ni ukuri, reka mbabwire bene data, abantu benshi ntago baramenya Yesu ko ariho. Abantu benshi ntago bazi ko Yesu ababarira. Abantu benshi ntago bazi ko Yesu atanga amahoro. Abantu benshi ntago bazi ko Yesu ari inshuti nziza. Abantu benshi ntago bazi ko Yesu akora imirimo n'ibitangaza. Abantu benshi ntago bazi yuko Yesu tumuboneramo ubugingo. Ariko umuririmbyi aratubwiye ngo babohewe, ngo babohewe mu maboko ya wa mugome Satani. Bari mu mwijima. Abantu benshi, bamwe na bamwe bari mu mwijima. Abantu benshi bari kwiyanduza. Abantu benshi bari mu gahuge. Abantu benshi bararangaye. Satani yabatwaye ubwenge. Ariko ngo nimuze ngo tubashake. Bene data, ni tashe yawe gushaka abo bantu. Nanjye ni tashe yanjye. Shaka abo bantu, ugende ubabwire ibya Yesu, ugende ubabwire bave mu mwijima baze mu rumuri, ubabwire baze Yesu abamurikire. Nanjye mbabwire ngo nibaze Yesu abamurikire, kuko muri Yesu habamo umucyo gusa, kandi ngo abamumenye ngo nabo ni umucyo, bagendera mu mucyo. Bene data, nimugende mubashake, nanjye mbashake, mugende muvuge ubutumwa bwiza. Yesu amaze kuzuka yabwiye abigishwa be ngo nimugende mu mahanga yose, ngo mugende muvuge ubutumwa bwiza, ngo abazemera muzababatize. Bene data, nitwe bigishwa b'uyu munsi. Niyo mpamvu mbinginga kugira ngo uko ushoboye bikore, uko ushoboye uvuge ubutumwa bwiza, uko ushoboye ubwiriza abantu, ubabwire kuva mu mwijima, kuko nyuma y'ubu buzima hari ubundi buzima. Bene data, muri isi turi abashyitsi. Niyo mpamvu mbinginga kugira ngo mugende muvuge ubutumwa bwiza, mukoreshe igihe cyanyu neza, ubundi mubwire abantu
mubwire abantu bave mu mwijima baze basange Yesu, kuko Yesu araruhura. Muze rero tubashake, tubasangishe umukiza, tubinjize mu gakiza, tubabwire ubutumwa bwiza ko bukiza, ko butanga ubugingo buhoraho, ngo kandi ngo ntiducogore gusenga kugeza ubwo umwami Yesu azaza. Bene data, ntiducogore gusenga. Ijambo ry'Imana ryaravuze ngo dusenge ubudasiba. Nimureke dusenge ubudasiba, twongere ibihe byo gusenga. Ugusenga ni ubuzima bwa buri mukristo wese. Niyo mpamvu mbinginga ngo mwongere ibihe byo gusenga kugira ngo Imana iduhe imbaraga, kandi mu gihe cyo gusenga tuyoboza n'inzira, ukamenya uko ugomba kwitwara, ukamenya ibyo ugomba kuvuga, ukamenya ibyo ugomba gukora, ukamenya ndetse naho igushaka mu gihe cyawe. Imana itugirire neza. Bene data rero, ndagira ngo mbabwire ngo buri wese naba wejejwe aho ari, buri wese nakora icyo Imana ishaka, kandi ni ukuri nidukora neza tuzabona ubugingo buhoraho. Imana itugirire neza. Ariko wowe wari ucitse intege, wowe wari usubiye inyuma, wowe wari gukora ibyo Imana idashaka, ca bugufi aho uherereye usaba Imana imbabazi, irakubabarira, ihora iteze amaboko. Mwene data, amahirwe ntuyiteshe, kuko muri isi turi abashyitsi. Kristo ari hafi kuza gutwara itorero, kandi niba natinze n'urupfu ntirutinze. Niyo mpamvu nkwinginga kugira ngo uce bugufi, usaba Imana imbabazi ikubabarire, kugira ngo ubugingo bwawe bukomeze burindwe, kugira ngo Imana igukure mu gitabo cyo kurimbuka, ikwandike mu gitabo cy'ubugingo. Imana itugirire neza. N'umuntu utari wakira Yesu Kristo nk'umwami n'umukiza w'ubugingo bwe, ndamwinginga kugira ngo afate amahirwe ntayapfushe ubusa, namwakire. Uyu munsi niwo wawe, ejo ntaguhazi. Niyo mpamvu nkwinginga kugira ngo wakire Yesu Kristo, kuko niwe nzira n'ukuri n'ubugingo, ntawe uzajya kwa Data atamujyanye. Niyo mpamvu nkwinginga, kuko muri Yesu harimo amahoro, harimo umunezero, harimo ibyishimo, harimo umutuzo, harimo kugubwa neza, kandi ikiruta byose niwe tuboneramo ubugingo. Imana itugirire neza. Reka dushime Imana kubw'ubutumwa bwo mu ndirimbo. Data, mu izina rya Yesu turagushimye, turaguhimbaje, tugushimye neza n'urukundo rwawe, tugushimye kubw'ubutumwa bwo muri ndirimbo. Muririmbyi aratubwiye ngo buri muntu ngo mwitorere abo wejejwe muri icyo. Mwami, turakwinginze kugira ngo uduhe kwezwa, uduhe gukora ibyiza, uduhe gukiranuka, uturinde kwiyandurisha iby'iki gihe, uturinde gusubira mu ngeso mbi, ahubwo ukomeze uduhe imbaraga zo gukora ibyiza kugira ngo tuzabone iherezo ryiza. Urakoze Mwami, ngo ukize abarwayi, abababaye ubiteho kandi ubagarukeho, kandi ukongera usuku ububyutse mu itorero, ugabanya abarimbuka wongera abakizwa, abacitse intege bongera imbaraga. Kandi Mwami, abatari bakira Yesu Kristo nk'umwami n'umukiza w'ubugingo bwabo, ubahe kumwakira. Abihebye basubizemo ibyiringiro, kandi ubugingo bwacu nukomeze burindwe nawe. Urakoze Mwami ko wabanye natwe, icyubahiro n'icyaha n'iteka ryose. Amen. Mwakoze cyane. Imana y'amahoro ikomeze ibiteho kandi bagirire neza, kandi ikiruta byose ikomeze ibarindire ubugingo. Naho ubutaha. Bye.